nta cyizere mfite cy'umwana wanjye. Ariko ari nko mu bihugu nka Scandinave, ari nko mu bihugu nka Canada, ari mu bihugu nka Australia, nabyara umwana. Ariko njye kano kanya simfite data, simfite mama, ariko hari ibintu njya nibaza, numva mubonye namubaza impamvu yambyaye. Nicyo kintu cya mbere namubaza, aho nkamubaza ni wari uzi uko isi izamera? Iyi si turi kubona igenda irushaho kuba capitalist, aho abantu baba babanyamwigendaho, nta rukundo ruri mu bantu, ibintu bimeze nk'akarengane. Amahirwe twe dufite umutekano, ariko twumva intambara ahandi. Urebye amafoto y'abana ba Somalia banonotse gutya, Sudani y'Amajyepfo, Central Africa, usanga isi mu by'ukuri uretse kwiha morali. Ni nayo mpamvu ubona abantu benshi bo muri Afrika tuyoboka amadini cyane, dusenga kuruta abanyaburayi. Ni ibibazo, si no gukunda Imana. Dufite ibibazo, sinshaka umwana nzazana mu nyanja y'ibibazo. Aho kugeza ubu, igihe imyumvire yanjye izahindukira, nibwo nzareba uburyo nazana umwana, nashaka umugore. Ariko kano kanya nta mpamvu. Ndetse harabambwira bati ko wakererewe, njye nkababwira nti hakererwa umuntu ufite aho ajya. Shobora kubwira nti ko mbona amasaha ageze ugomba kugira ubavu, ntiwakererewe. Mu by'ukuri uzavuga ko wakererewe, ariko nta gahunda yo kugira ubavu, nta nubwo uba wakerewe, ko ntaho ugomba kujya. Kana nyuzemo njyewe ntabwo nagize umuryango mu by'ukuri. Nko kurungura gihe n'ubu niyo nanabitekereje, abenshi baranabimbwira, abantu banabikurikira, noneho hatazajya nongera no kubimbaza. Yewe ntabwo nzi mushiki wanjye. Cyambere nta rukundo nigeze ngira ngo umenye uko rusa. Amasano nayamenye, hari abo namenye, nari mfite umuryango 9 na 4 urabura. Hafi bose sigarana umwana umwe nawe ufite ibibazo bya addicted kuri drogue, umbereye umuzigo, ubona asa nkaho nta nicyo kimaze nawe. Urumva uruhije. Amasano umbajije nyogosenge y'umuntu ngo marume ngo mwisenge neza, ni ibintu nkora imibare nkuko nkora programming kugira ngo muri cyari cyo. Ni ibintu nasubizaga mu mashuri ko ntazi. Niba giye ntarabanye n'abantu kano kanya kuri imyaka 40 nasigo ngiye kubyiga, nta anniversaire nari nakoresha mu buzima bwanjye. Urumva ntawe ntera imbabaza, ariko abantu bajye bumva umuntu badiringa nawe urambwira ibiki, urambwira ngo ishimishe, nta anniversaire nzi. Ukumbona nta anniversaire nzi, mukumbona gukundana n'umukobwa bizanyura yese. Nta parufe, uriko nari nagura parufe, nta mafaranga mbuze, sinari nitera parufe. Ukundeba gutya sinjya nisiga amavuta. Ariko ibyo tukiye gato kiri abana mwe mubyirutse muri bateje bundi, twe bakuru bavuga ngo abakobwa nibo bisiga. None nkura afite ibyo bitekerezo byo, ariko sinabyitaho. Hari utuntu abantu bitaho, nge ntitaho. Nta munsi mukuru ngira, nta munsi mukuru nari nakuragiye, nanadefanda abantu barabizi. Nagiye ngo bampa amanota, bikirangiza ibyenda mbivana mu nkubita igikapu njya mu kurya ibiryo. Nari gutumira ndi, bamwe bavuze ko nabasuzuguye, nari gutumira ndi, abandi batumira abantu benjoyinga. Ni inkuru ubukwe nzatumira ndi, ntawe nzabona. Urumva? So nta mpamvu yo kugendera kuri isi, aho hari ibyo nazakora cyane cyane. Noneho nanishuka gushuka abantu, shuka abantu ngo mfite abantu, nta bantu ngera. Iyo ndwaye ngewe ndirwariza nkapfa nkapfurika, ariko Imana imenye bayo rwose, sinzi ukuntu mbona ibigira inzura. Ariko ngeze amahirwe ndashaka rimwe izandatume ngende, kuko ibintu uruvomba, ibintu biravunanye wa mugabo, ni umuzigo ukomeye. Kurongora icyo mbyangiraho ni nk'amasezerano y'ubuziraherezo, kandi bikaba ngombwa ko mwabyara. Kubyara kano kanya se nayo numva akamaro kabyo kuri iki, bitewe nuko nabaye. Ariko nzi ko hari ibintu byinshi nagiye mpindura. Ntabwo kera wambonanaga itisi, nabaga nimbeye jingisi. Wenda nyuma y'imyaka nzasubira ku jingisi, cyangwa se njye kuri karavati, njye nangire n'abana, nta ubizi. Ibiyobyabwenge ntabwo nabikoresha, kuko gusa wakwigisha kaminuza gute kweri? Umva aho ngaho nubwo mu mategeko no turaririje mu Rwanda inzego z'ubutasi zirakora. Urumogi rufite ukuntu rufite umwuka warwo ndaruzi. Ibiyobyabwenge nka kanyanga se mugojo ntibyabi, ntabwo nabangana gutya. Abanywa mugobura bazi ukuntu baba barabaye, cyangwa za kokayine, nta nubwo nabafite n'akazi sinagashobora. Wenda tuvuge ibyashoboka, harimo urumogi, harimo za kanyanga, ibyo ngibyo. Ibyo umuntu no mu Rwanda utangiye kugira titre nk'iyo ndiho, sinkanganye cyane, ariko wese mu Rwanda aba baramutrakinga. Ahubwo kano kanya ntiduhuye ndi mu biro, ni iki rero kizakwereka. Iki nicyo kimenyetso cyita bayita contre exemple gisiba ibyo byose. Nuvuga ngo abantu benshi bazi ko ibintu mba mvuga hari mba namwe ibiyobyabwenge, ni ukuri kumbamo nabayemo. Ngewe ndi umuntu utinyuka kuvuga ukuri.
ibyo rero nibyo byashegesha abantu genda uvuga ngwino mu gitondo nkibyuka byabirira kubwira ndabikubwira kubera ko ngo wabimbajije ni mugoroba wakeka ko nanguye agacupuye ndi wundi nige nyirizi ndatsindira ukurikira izindi nta cyo byabwenge nakoresheje ubuze ko turi gukuvugana urabona ariko hari uzavuga ati uriya muntu reba ukuntu ari kureba ndakari isi ndi kureba gutya nyine nta sigeze ingirira akamaro nta si yangiriye nta n'abantu bigere bangiriye neza nkubwije ukuri ni bake keretse kwiyuha kuya nkagira aho ngera hamwe namwe nkagenda